Rayon Sport yo ikiriyo n'ubuyobozi kumugora bwahuye ndetse akaba ariyo nuko n'abafana ubwanyu bameze neza tuba twabanza kubiyoza ubuyobozi tubanze mu kibuga duhere mu kibuga kuko ibintu byaba ko tumaze iminsi tuvuga mu biro bya Rayon Sport. Okay, twivugira inkuru nziza rero twivugira Sumari na Sport havugwa ariko inkuru oya Evure ziba zihari ariko ziba zikabije. Twebwe turi abanyamakuru nyine tugomba kuzivuga. Umukinnyi uyitwaga Sekisambu mwahisa urakoze Elisa Sekisambu. Mu kibuga rero ikipe ya Rayon Sport yishimiye kugarura abakinnyi bayo. Buriya ekipe ya Rayon Sport yashatse gukina match amikare muri weekend. Habamo kugorwa no kuyibona ariko habamo no kuba abakinnyi bayo batari bahari. Uriya nyuma ya match ya AP umukinnyi witwa Youssou Diagne yari yaragize dislocation ya kano kagufa ka hano ku gikomo yakinnye agahambiriye ariko ngo ni n'ikibazo asanganywe kuko akunda gukinana akantu kameze nka band kumukara cyangwa se nka ga ifashe nyine kugira ngo ni ikibazo asanganywe yari yarababaye rero bari banamushyiraho ako kameze nk'agaplatere kabifata kugira ngo bitamuvinga akababara yari yafashe rero iminsi yo kubanza kwivuza. Azizi Basane cya kintu bamukubise mu gatuza kuri match ya Marine agahita kurikizo match ya AP nayo ngo yahise asaba ikiruhuko avuga ati je mbanze niyiteho neza. Abareyo bakavuga ati twizere ko uburyo yitayeho atari uburyo bwo kwisubiza inyuma ko byibura yaramaze kuzamuka. Undi wari wasibye urumva Azizi birashoboka ko match ya AP yayikinnye atari muri eta nziza ariko kubera ko ari dabi abakinnyi bari hambiriye haba harimo primiri hejuru iriya ni match buri mukinnyi wese yifuza gukina kandi ku mpande zombi shobora kuba yaragifitemo ako kantu ka pain kaba ati wenda ni mu ntere ama pain killers ndebe ko nasunika nyikina ariko ni match atakinye neza nkazizi twari tumaze iminsi tubona muri iyo minsi. Undi utari uhari ariko we uburwayi bwe butasobanuwe n'irishari ngo yasabye abatoza ikiruhuko. Aravuga ati jewe nkinya match menshi concentration iri hejuru cyane ngize amahirwe yajemo aka international break byanashoboka ko ari buhamagarwe mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ngo bamuha ikiruhuko cy'iminsi 3 aragenda ariko kuwa kane w'icyumweru gishize arongera aratangira akorera ku ruhande kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru nibwo yatangiye gukora full training korana n'abandi. Richard Ndayishimiye nawe yari yagiye ku ruhande gato. Umukinnyi uri nko muri batatu bafatiye runini Rayon Sport aho sezigeza aha. Umukinnyi kugera ubu kugaruka byanze ni umukinnyi witwa Gloire Tambwe. Uyu munsi tuvugana arajya kubonana na Rutamu kugira ngo atangire rehabilitation kubera ko yagiye kubonana na docteur baramurebera basanga nta dislocation yabayemo nta na fracture ni cheville yibabara gusa yo gukandagira nabi yo gukandagira cya baramukandagiye wenda Erega ni kuri ya tackle ya Krema. Ntago je nayibonye. Iyo tackle Krema yamukoreye tackle Krema abanza umupira ariko afata n'akaguru ka Tambwe. Tambwe arongera nagaruka mu kibuga arakina apushinga ariko biza kwanga. Avamo. Wowe n'ubu ngubu match ya Kigali ntabwo ategerejwe ntabwo azaba hari igihombo. Abedi aragaruka i Kigali uyu munsi. Yari yagiye mu ntamba bwa hafi yatangira imyitozo ni ku munsi w'ejo ariko ko intamba ze zatsinzwe n'iz'abaroko hari baratsinzwe n'insko banganyije nka 2-2 ahari intamba asa Bedi iriya foto ni imbere y'iyi match yo y'intamba Adelaide nawe nayibona Adelaide iriya foto ya Bedi na ba Ebuela bayise oya iriya foto yejo nyuma ya match yahise akakoherereza nakwanyereje akabonye agaposting yari ari kumwe nandese na mama we na papa we bose akurani petit frere barasape nakutinya ariko nayo bari kumwe n'ababyeyi intamba zatsinze 4-3 iyo ntacyo bapfana intamba z'abaroko zatsinze za Babedi Mosindo umwe Saidi Fataki na Juma Nzeyimana hanyuma intamba pro batsindirwa na Akbar na Musa Omar watsinze 2 Dabaye Musa Omar yakinye kuri attaque se ayana ariko hari undi Musa Omar ahubwo rero ni babiri ba Musa Omar bari Musa Omar wo muri Abedi yabonanye n'ababyeyi babambikare rwose na Ebuera ahubwo nawe nyari yambaye rero mwitonde wera nagare Ebuera muri Hilali uriya ni muri umuna we ko ari busa na Ebuera cyane Rayon Sport iragarukana
umujinya mwinshi cyane. urumva hanyuma ku kijyanye n'abataka ikintu cyatumaga ikipe ya Rayon Sport ishaka baca Mikali yabyanze bikunze Rayon Sport ngo abataka bayo bari tayari ku kigero cy'ijana ku ijana Ariko rishobora kuba yarashatse match na Elimeleke rigashaka kwishyuza ariko Hilal hubwo hari hirya Elimeleke sinzi ukuntu akumvisemo haja Musa ahubwo Darikonovic ngo atinya match cyane. Buriya ngo no muri APR yajyaga kunda kuvuga bamuporopozaga match ameka ngo ya ngo hari ibintu ngo ndi kwigisha abakinnyi ngo nshaka kubafata. ese naguze ko na Amerika yagomba gukina Rayon Sport muri pre-season bakabikuraho ku munota wanyu Ntabwo ngo akunda match arazitinya cyane. ubwo Fari nganye na Asumani bari wiki tayari ijana ku ijana match ya Kigali bashobora kujyamo ayo ni amakuru kuzatangira babaha iminota mike ariko bari tayari ijana ku ijana kubabona kuri bande tushe byonyine icyo ni ikintu kidasanzwe. Fari nganye mwibuke ko yavunitse mu kwezi kwa mbere. Fal amaze amezi 10 adakinira Rayon Sport. Yari we meilleur joueur icyo gihe. Donc yavunitse ari we meilleur joueur. Simvuze meilleur buteur. Yari we meilleur joueur na bakeve bahari kuko yarabarushaga abakinnyi bose bari muri Rayon. Mwumva icyo gihomborero yagize kuko biri no mu bintu buriya Rayon Sport umuntu atatinya kuvuga ko yazize ijya no kudatwara igikombe cya champion. Hari benshi barebera ngo Bugesera Bugesera Folie hari bari gutsinda bagombaga kuba baratsinze match ya Marine cyangwa se ni Bugesera niyo byari kugenda kuri ya igihe ikipe yakinnye nabi Rayon Sport yajyaga yitsindira igitego ukajya kubona aragitsinze. Ikipe yakinnye neza Fale yatsindaga igitego uwo yaragishakaga kibi cy'umutwe kibi cya maguru hari igitego ugeze gutsindira kuri stade Huye muri Angre Ferme turavuga tutibira bimira ku ruhande rw'iburyo arahindukira gutya itatera mu izamu muri plan ndakibuka muri Angre Ferme rwose ngo bataka ba Rayon Sport bari tayari ijana ku ijana ubu tuvugana bari barategereje itariki 25 z'ukwezi kwa 11 ngo batangire gukina ama match ariko ngo ubu tuvugana nyuma yo kwasesinga abana bacishiye mu byuma ngo bareko hari nta bindi bibazo bafite usanga bose bameze neza. Wow. Ubwo se basaje bakina nabo bate mwuka byana gukinana Habimana Yves bakwiye kumushima kumubwira ati service wahaye Rayon Sport warakoze cyane oya zaba umusimbura w'umwe muri abo akoze umusimbura w'umwe muri abo se gute kandi bari bakina ku iteka ngawe icona reka nkubwire byo gukinana gute ntubimbwire aba bantu izi boro za Rayon wenda kubera ko bari bamaze igihe kinini baravunitse siritu kuri Far we ntabwo bagomba guhita bamuzana ngo aze gukina fully agomba kuza buhoro same we na Asumani ariko niba mara kuba ijana ku ijana bameze neza ntabwo nakora ikosa abataka bombi nabakinisha ubundi Reyo abantu bazi Reyo yakinishaga abataka babiri Reyo yo hambere sibyo ngabo Reyo yajyaga ikinisha Kambara gakinana na Kagere cyangwa Diarra na Davis Sarpongo na Jire uri mwe Reyo abantu tuzi Kambara na Sina ntibakinanye bo ntibakinanaga Kamba Sina gute ntabwo Sina Jerome Sina ahubwo hari igihe cyabaye Sina ataragenda Cedric na Sina na Kambare bose bakaba barimo no kuvuga ngo Rayon Sport yo hambere imwe yatsindaga ibitego byinshi wasangaga Peri itwaye igikombe ari ugasanga Reyo niyo tsinze ibitego byinshi kubera kwatakisha babiri ntabwo nakora ikosa ryo gutuma aba bakinnyi babiri wakwa Justin uburyo bw'imikinire bugutuma bakinana bose no kuvuga ngo Reyo uzaba yitoza wese n'abayobozi nibashaka bazakiremo akaboko agomba kutoza ikipe cyangwa se gukina systeme irirayinga kuri abakinnyi babiri barimo hari iyo bita 442 Diamond ukuntu bayikina Adelaide bakina ba defenseurs bane bagakina ba mediateurs bane bakakinisha abataka babiri ariko abo mediateurs bane bagahagarara mu buryo butuma abo ba mediateurs nabo bahinduka bawinga mu buryo runaka urugero bakaba bakina nka Richard na Bedi na Gloire tugaruke kandi nge namaze kwitekerezaho yipange tuze tuyikire ku murongo neza reka tugaruke mu kanya gato ya Sister Jo